Ndagusuje kandi nkwaye ikaze wo gukurikira Moze Max Empire umunsi ku munsi. Twifuje kugira ibihe byiza aho uri hose mu Rwanda no hanze yarwo. Kandi subscribe nyaboneka kugira ngo ujye ugerwaho n'ibiganiro byiza tukugezaho. Uyu munsi ngiye kwakira CEO. CEO. Mwenyewe Moze Kaze Big Man. Ni Moise. Moise ne basanzwe bamenyereye kuri micro za Moze Max Empire. Ariko akaba hari hashize igihe nta kintu gikorerwa kuri Moze Max Empire kuko nari nararwaye. Nese si warwaye company nagikora. Iyo narwaye rero sasa. Iyo narwaye. Sha mbona nabo dukorana bahita baremba. Bararimba. Gushaka kudahemba neza. Oya barare abantu mu bicyo kintu. Naga ikibazo ari ukudahemba neza. Ahubwo ikibazo hari uburyo umuntu akwankuraje. Sibyo? Agutera gukora nyine ikintu kuko nari muzima. Akagutera courage. Rero hari igihe umuntu arwara yakubita nk'ukwezi ugasanga muri kwa kwezi nta mayindi yigeze setting icyo nyine bagomba gukorera imbere ya Moze Max. Bakagati n'ubundi natwe katube twipoye. Nabo bagahita barwara. Maybe karagaciyemo hanyuma ku mihanda ariko sinurubyiruko gusa. Gusa nyine akenshi impamvu mvuga urubyiruko haryo ubundi umuntu usaba urubyiruko iyo atarashaka. Yashaka nabwo aguma urubyiruko. Wangeranya ngo nsobanuze. Iyo umuntu amaze gushaka umugore cyangwa umugabo nabwo abakiri urubyiruko. Ushobora gushaka uri urubyiruko. Kuko urubyiruko ni imyaka. Okay. Mbere byari 35 ariko ubu byaramanutse nyine biba ku myaka 30. Umuntu wese uri mu myaka 30 kumanura aba ari urubyiruko. Ubwo none ndavuga abasiribateri. Abasiribateri hano hanze rero bari kwijujuta ngo ibintu byo gusoresha amakwe ngo nubundi gahunda ari ntagikwe kubera ngo amafaranga yabuze inkwano ngibiki ariko akantu k'imisoro ko noneho bo byahumiye ku mirari. Ibyo bintu birawigeze byumva. Wow. Ibyo bintu by'imisoro nubwo bari kuvuga ngo ntagikwe ntaki. So ngiye ko mbitekereza igihe cy'ubukwe sibyo? Umusoro wenda tuvuge wakodesheje sare y'ubukwe. Hamwe wakodesheje hahandi ubukwe buri kubera. Nje ndumva umusoro uzajya utangwa ari uwaho ngaho ubwo bukwe buri kubera. Kandi mu makuru ndi kumva ari uko buri muntu wese ufite akazi mu bukwe. Yego. Ubwo nugwera kuri nyirabwo. Kandi ngakishinga gasoro ukwe. Umugeni agasoro ukwe. Aho babukorera agasoro kwabo. Umuyobozi, umutetsi, uwabambitse, wavugiye inka byose. Buri muntu akajya sora. Buri muntu ngo ni umusoro ku giti cye yako nanjye nukumva ntabwo bihagazeho. Ahubwo ibyanyabyo nimba ubizi nibi. Uzayusora ninde azayasora teryari gute. Reka nkwereke. Bashaka kubigira gutya. Tuvuge umukobwa n'umusore bafite bateguye ubukwe. Muri bije y'ubukwe bakoze. Hari hazaza gusezerana ku murenge. Sibyo? Ku murenge aho bazasezeranira. Ubwabo bashaka kuvuga ati ubu gusezeranya umusore n'umukobwa bazajya batanga ayangaye. Ariko umusoro se imisoro si izatangwa nk'indi yose wenda se bazavuga ngo asomwe buraza yose aragendeye kuki. Nyine wenda ibindi bicuruzwa bagendera ku giciro cy'igicuruzwa. Mbese bajya bagendera ku mwana wahaye watanze ubukwe. Bagenda ku mwana wari wakoye bazajya bagendera kuki. Wagende cyo nawe ndi kucyumva neza. Bazajya bagendera ku mwana wakoye. Bazajya bagendera kuki. None se ubu ngo binkwano kari 15. Allah. Nawe sinago wabyumvishe. Uragira ngo abasore bo mu mujyi wa Kigali ne bazashake. Za 15 ntago ziri seriye. Nizazindi usanga bakoye amacupa mu kabari. Na amacupa nyine ngo ati urani bemeri wabati yego. Umva mucecu bagwa akantu bakongera nakandi ubwo akabara koye. Oya wenda turi kuvuga ibiri seriye. Biri seriye. Ako karagaciyemo sibyo karagaciyemo. Ariko buriya bafite icyo bazagenderaho. Sibyo? Kuko ntago wagendera ko umusoro uva ku nkwano zatanzwe. Sibyo? Bazakurikiza iki rero wo kwiba? Buri inkwano ni nk'agashimwe nyine ku mubyeyi. None se iyo umuntu atanga ishimwe ko agena kandi inkwano bakaba baguca.
uri kumva icyo kintu iyo umuntu atanga ishimwe aragenda ariko inkwano zo baraguca mukajya no mu biciro bakanakubwigira ku buryo ziramutse zidabaye izo bashaka abana mukwima icyo kintu kucyumva inkwano baragutegeka inkwano zo baragutegeka ariko ishimwe ubundi nzi ko ari ikintu uvuga uti wowe Moze mani wankoreye ibi n'ibi mani ngwirana ngutema agafanta cyangwa mu kimwe reka nkwa akagifiti runaka cyangwa mba n'ibiceri dore mfite ibi ngibi ntuhakane ariko inkwano zo barakugigira mukumvikana ku buryo bitanakunze bagukuzaho oya nawe musore tuvuga urugero sibyo ubuse nkanjye Moze naba nateguye wenda nkateguye nk'aka Emilio ko kujya gukwa uwo nakunze uwo nashyize ku mutima nyine ko ariwe tuzakomezanya urwo rugendo sibyo ubuzakwa tutarenga babaretse oya tutarenga ubuzakwa nzakwa uzanasaba baba cyane rwose abakobwa bari kumva iki kiganiro ubwo sinzi ikintu bategereje abasore nkawe ni bakeya ni Kigali none suzi ko ibyo ntabwo byagukanga ngo ubure gusaba no gukwa ubu se waba wapanze nko gukwa aka Emilio sibyo ukajya iwabo umukobwa ukavuga ati bitewe n'uko umukobwa wanyu njyewe nawe hari plani twaplaninze zo gukomezanya ubuzima sibyo rero muzi planinga gute batabizi baburetse ntabwo bagomba mwana ziplaninze uko babimenye ntabwo bagomba ubundi se bo bagomba kumenya plani zacu baramutse bisubiyeho za batizo plani ntabwo zizakunda kandi batazakubakira nawe uziyubakira sibyo baguhaye umukobwa wabo uwo mukobwa baguhaye sibyo kuko baba babibona ko hari ubundi buzima nyine mugiye kubana we nawe n'uwo mukobwa mugiye gutegura ejo hazaza hanyu ntacyo bibarebaho sibyo ukajyayo ukavuga ati rero bitewe n'uko umukobwa wanyu ngewe namukunze sibyo tukaba dukundana tukaba dukundana sibyo turifuza kurushinga noneho bakakubwira ngo genda ubibwira umusaza aze agira icyo ababwira ariko mbere y'uko bakubwira ngo genda ubwire umusaza agira icyo akubwira hari n'ukuntu bivugana n'umukobwa kamubwira rero sheri dore mfite mfite akamiliyoni cyangwa magana angahe mfite wenda 500 800 700 600 Emilio sibyo kamubwira ati rero niyo na planinze yo kujya ngo tugire gute iyo inkwano nizo nkwano nateguye zo guhiwanyu sibyo ntukambwira ati rero reba uko ku mufuka amagaze wewe dore ngaye wewe ubwo ngubwo n'ababyeyi bawe uzashaka imisoro ubwo ntabwo kugira ngo tubashe gukora ubukwe umusoro n'uwawe hoya ntabwo uhita uvuga ngo umusoro n'uwawe we n'ababyeyi bawe dore hari inkwano naya ubwo uraza kubambwirira pole hirya mu gikari bimeze ubarabure wagwana ubarabure kuyahari sibyo noneho ku buryo abasaza bagomba kuza kubivuga iwanyu babiziho yego hanyuma akantu k'imisoro kose erega iyo misoro muvuga ntabwo turayimenya ngo tumenye uko ihagaze bitangaje tuvuga urugero sibyo ushobora kuvuga ati wenda umusoro w'ubukwe ni 20,000 hose ubwo urumva umusoro wananirwa kuwutanga 20,000 ikibazo ni kimwe ni cya kintu nakubwiye nanjye none se ubwo nimba umusoro w'uko ari 20 naba ari 20 urugero wenda naba ari 20 ku musore ku mugeni ku mu MC ku muvuzi w'inka nimba ari abavuzi b'inka sinyibuka neza ku batetse ku badekoye ku bagize gute yateranya zabaye angahe MC azahita guhenda kubera ko ari busore kandi ntiyasoraga ubwo se abantu bose baba ufite angahe yo kuba ngenda abona gahunda ibaye nka imwe ya Rocky gahunda nta gikwe nyamara gahunda nta ibintu byo kuvuga ngo nta gikwe aho nabazimu bashe uri kumva nago icya mbere cyo tuvuga urugero wenda ubukwe buraza kuba sibyo bashobora kureba bakavuga tubu bukwe bugomba gusoraye hakubiyemo ya mafaranga yose wambwiraga y'aba bantu abatetsi umusore uko wagiye ubitondekanya ku murongo kuko
kuko ntabwo umusoro nose tuvuge ngo umusoro uzagera he, ntabwo umusoro uzakubuza gushaka. ese arabajene n'undi ibintu by'igikwe batabikozwaga ubundi akantu k'umusoro abakobwa bamwe ngo bihebye ko bati n'ubundi shere akazambwira ati urana ko ibintu by'igikwe amafaranga n'ibisazi kandi byarakaze ubu none nakijyamo imisoro twati shere none hajemo n'imisoro sha nutemera ko tureba ukuntu twiyaranja ubwo nyine ibintu byo kubana tuzatubire mwijyana se none ahubwo reba indi shwadiru ya danje yari hari nk'iyo baza kureba bakareba bakavuga ati buri musore wose uri mu gihugu cy'u Rwanda uzajya ushaka ateruye azajya atanga umusoro. ahubwo wambugani we iyo yari shwadiru niko kari kuba ari sawa iyo yari shwadiru uzajya usora iyo yari kuba ari shwadiru ya danje nayo kuko sinzi ukuntu nabyo mbitekereje imisoro nawe yagwira kubera ko abakoresha systeme aribo benshi kurusha n'abakora igiko kubera ko burya leta yacu iradutekerereza sibyo nko gusezerana byari ubuntu yego siko byari ubuntu byari ubusa byari kumvikana kwanyu gusa umusore n'umukobwa bumvikanye ku bana bagahita bajya gusezerana mwikomereza noneho bagahita bavuga ngo umusore wese uzajya ubana n'umukobwa badaciye imbere y'amategeko ku murenge ngo basezerane umusoro. abantu badafite gahunda yo gusezerana se nkanjye ubwo byazagenda bite umusoro ubundi buriya moyi ibintu byo gusezerana buriya urabyemera buriya gusezerana nabyemera kandi ibintu byo gusezerana nibyo bituma abantu batandukana n'ingo zirwa oya buriya reka nkwereke ko kera batasezeranaga kabano barambanaga barasezeranaga nabo kera nta bintu byo kera niyo ntago babihatiriza nyine kera n'undi wabishaka yarasezeranaga ariko abenshi usanga batarasezeranye kandi abo nibo barambanaga ariko umunsi muramara gusezerana umukobwa yifite imibare ye cyangwa se imbizi ugasanga ejo muri mutwaniyemo buri byo gusezerana kubera iki rero impamvu ibyo bintu sibyo impamvu ibyo bintu mabona harimo bamwe bazanamo imibare myinshi kavuga ati wenda uno mukobwa afite amafaranga njyewe umusore ngiye kugenda mwenderanye sibyo tumvumvisha uburyo tugiye kubana ubundi muri amafaranga birangire kuko mfite kanaka natsimbye hirya wenda natsimbye Claudine hirya mu gikari nzahita nisubira kwa Claudine sibyo ariko hakaba n'umukobwa nawe nyine bafite nawe uza afite uwo mubare nyine ariyo mpamvu ingo zishwana abo ngabo rero barasezeranye abo ngabo barasezerana bwa ati n'ubundi ntacyo ndwanira even niyo twatakiri kumwe na jambo nama mfite kuri ibi bintu wenda bitewe reka rero n'ubundi noroshye twibanire nakundi abo ngabo rero baba bafite imikino yindi barimo noneho hari abantu ubundi abo bantu bakera umbwiye sibyo umusore yumvaga ko agomba gushaka kandi agashaka ntacyo agendeyeho sibyo ariko noneho urumva ko abari muri generasiyo yacu hari abari gushaka bafite icyo bagendeyeho abenshi kandi ni ku mpande zombi ngo n'abajama nabo ngo basigaye bafite ako kantu n'abajama rero basigaye bafite ako kageso ko bati uriya mukobwa no kwanuza kandi waba hari ikiriyo dutera igikumwe byanze bikunze ntabwo umwana we yabaho nabi cyane urumva amushatse ku mubare kavuga ati byanze bikunze ushobora kuba nawe uri umwe muri abo njyewe se sheri wawe yumva icyo kintu oya reka nkwereke sibyo do njye sheri wanjye ari hano ku mutima ari ku mutima ntacyo ntakora barashwana n'abarwana aba yarahoze ari uriya bariya rero n'aba yarahoze ku mutima bariya bahora bashwana n'abarwana abo bantu rero buriya iyo baza kwitegereza mbere hose n'ubundi bari kubona ko gushwana bazashwana sure ntago nzi niba ari byo n'ubundi abantu bose bakundana ari byiza bakabana ari byiza ahubwo sinzi inyuma ngo biza kugenda biti rero nawe nubwo bavuga ngo wasanzwe ari ku mutima ntabwo bivuze ko ejo n'ejo muratapfa do ari ubundi nta kintu na kimwe shaka imisoro n'inkwano rero baburetse rero nkwereke shaka imisoro n'inkwano umuzane umushyire mu mago njyewe nta kintu na kimwe ntakora kubwe nyine nta kintu na kimwe ntakora for real sawa numva bitagoye wowe numva bitagoye nje ntabwo bigoye nari nzi ko nawe ushobora kuba umwe mu bo byagumuye ukavuga uti ibintu by'igikwe rero nimba tubyihoreye oya
ubwo nimba ari uko bimeze wowe ndumva afazari wowe biracyashoboka biba bishoboka kuko umuntu wese agira bro hari uburyo ureba umuntu ukabona uwo muntu ni destiny yawe ugahura na classmate wawe birahinduka bikarangira muhuje ariko birahinduka ase bro reka nkwereke ubundi wamarana n'umuntu imyaka 3 sibyo cyangwa 4 mu myaka 3 n'ine mu myaka 2 wenda mwari muri kumwe mubonana buri saha sibyo kantu ka buri saha niwo ukavuze sinzi nimba baburetse rero sasa buri saha wese niba babana nibabonana buri saha mwabonanaga hoya reka nkwereke wenda kibazo cyumvikane neza visa mubonana reka nkwereke umva nyine nkubwira akantu sibyo mubonana kankwereke uciye aha aciye aha simukubitanye wenda murahorana muri kuganira ku buryo utamugezeho cyangwa watakubonye sibyo iyo myaka 2 yose igashira muri ubwo buryo nta kintu na kimwe murapfa sibyo nta kintu ntago twabura twarabayemo ahubwo ukabyaranje baburetse nta kintu murapfa nta defira agaragara sibyo 2 years igashira muri dating mutarashwana hakiyongeraho wenda na 2 years mutari kumwe ari kure yawe sibyo nabwo ni mushwane sasa ubu mubonye gushwana ruko ugize gutyo ukamuzana abantu mukundana icyizere mugikura akakuzi icyizere mugikura icyizere kirahari none se nawe erega icyizere kiba kigari mukundana icyizere mugikura we ntago ugikundana umuntu we ntago ugikundana wese narakundanye ngewe icyo kintu si ibintu by'inkundo aho ndacyari muto rega mani wowe byarakunaniye ariko nubwo ntago ndavuga ko byananiye ariko ntago ndabigeramo ntago urabigeramo gusa mbona bishobora n'ubundi kuzananira wowe ubona bishobora kuzakunanira bishobora kuzananira ariko ngiye nibaza abantu mukundana icyizere mugikura uri hano umukunzi wawe ari hehe ihuye cyane cyangwa ari na Kampala inwe na Nairobi n'ahandi cyane rwose umwaka umwe mugafata wa kabiri ariko ufite sheri yego ikintu ko kucyumva byangorara wacyumva ntago sinzi kabisa The Ben na Pamela bamaze imyaka ingahe batari kumwe simbizi bamaze imyaka ingahe byumva ariko nyine ngewe ndi kwishyira mu mwanya w'umwe ngaho fata 5 years sibyo The Ben ari USA cyaragiye ntabwo bari bagakundanye neza ariko barakundanaga neza gusa batarabigira bari babirimo yanagiye babirimo yanagiye babirimo sure kabisa kuko ahubwo babirimo byatari bakominikanaga kuri telefone gusa rero nawe ushobora gukominikana na sheri wawe kuri telefone ubwo imyaka 2 irashize muri aba fiançailles ari n'abafiançailles n'abasheri ari fiançailles ubundi ko se ubundi umukunzi na ubundi sheri na fiançailles umva ni umukunzi na fiançailles ni sheri na fiançailles bitandukanye biratandukanye gute rero bagiye ari kunbana nabi umukunzi sibyo umuntu ashaka kuba ari sheri wawe sibyo ariko mu buzima uzabamo cyangwa muntu uzama mu cyerekezo ufite sibyo uwo muntu ugasanga nubwo ari umukunzi wawe ntabwo ari destiny yawe ntabwo ari level yawe mbese ubwo reka tubivuge gutyo noneho hari ubundi buryo sibyo kumva ngo umuntu ngo ni fiance wanjye sibyo ni umuntu mwafashe icyemezo cy'uko weho nawe ewana mwaca mu mazi menshi mwaca mu matanura y'umuriro mugomba kubana ese ko ibyo numero kandi babivuga byagera mu kubishyira mu bikorwa ngasanga ari bamwe batagihari abantu barahira ngo tuzatandukana n'urupfungwe bugiye kabira amezi 2 ashira ngo umva ndashaka gatanya bwana muyobozi rwose ngewe bundi babigenze gute ko marahirutse urahira umuntu arahira yishimye ari seriye biza kugenda bite bari abantu rero nimba baterwa n'umuzimu bariho ntacyo nabavugaho ntacyo nabavugaho abo kubana abo kurahira kuzarinda bapfuye barahari
kandi nabo bajya bavuga ngo umukobwa umwe abo umwe nuko batabishyira mu bikorwa nyine nkuko baba babyiyemeje bari niyo mpamvu ugiye buriya sureba iyo nanakundana ntabwo nasezera kuko njyewe ntabwo ndishoba neza ko nafata umuntu ngo mvuge n'uyu muntu tuzabana kugeza mpfuye ndwa nagiye nzapfira ubwo urumva byashoboka noneho sasa reka nkwereke ibyo ntibishoboka mu gihe agihari mu gihe ukimubona muzabana kugeza ku kuka kawe ka nyuma ubura nicyo baba bavuze mu gihe agihari mu gihe nyimubona paka kumwisha wowe uzabishobora ariko njyewe uburyo nkunda shere wangize ko no uburyo mukunda uzabishobora uburyo mukunda nibiramuka bipfuye se bimuturutseho oya ntago byamuturukaho nta nubwo bishoboka ubwo byizeye reka natwe tubifata uko nyine twari tukivuga kuri iyo ngingo abatipe bamwe bagumutse ngo ibikwe byajemo imisoro tugiye kubireka burundu abandi bati tuzapigigira ababebe bamwe bati namuzana urwitwazo kuvuga ngo tuzizana nabyo guterura birimo nabyo guterura hari n'umukobwa ushaka kuvuga ati we shaka inkwano njyewe umusoro nzanawutanga no njyewe umusoro nzanawitangira kwanza reka njyewe n'ubundi defo zanjye ni nyinshi n'ukuntu mba numva ari amafaranga yakoze uko yapfuye hose ubundi buriya amafaranga amaze iki niwe ni kubyumva ntabwo amafaranga ukuntu nyabara kuri njye yakoze ubukwe n'ukuntu wafata shere wawe nyine nk'ubusanzwe ukamukura hano mukajya mu mbayi mukayarya tu njye niko ubundi bukwe mufata none ushaka gufata shere wawe ukamuvana no ukamujyana mu mbayi mukayarya tu mugasipendinga agashira naza mwishimye yes rero n'ubukwe burishima ariko n'ubukwe nanjye noneho hishima abantu benshi ibyo ndi kubyumva barenze babiri ikintu cyabaye ikibazo nuko buriya bukwe busaba kugira ngo manze mugire ibyo mujya gusinyasinya karakaniko gusinyasinya se shawo rwose mwamusinya nyine mwamusinya ko mugiye kubana ubundi hari ikintu kimwe gihari kubana n'umuntu byo byonyine nawe ubwawe ugiye gusenya sibyo wumva ko ni iyindi tape wowe ushobora kuba waribanye hari imico yawe ufite yarakunaniye kuyireka ariko hari uwo muzabana agatuma uyireka oya umunyarwanda aravuga ati ingeso icika na nyirayo yapfuye ninjye wawuciye uwo mugani ninjye wawuciye uwo ni umugani uwo ni umugani ni umugani umugani ugana umugani ugana kariho ni nayo mpamvu rero nawe cyangwa nawe urugero kutari bose nimba yikundira uncence bwo nashire wabyumve niyo mwana abana urugero ariko cyangwa nawe akaba yikundira agacupa cyangwa nyine yikundira nyine bwombo reka nkubaze ntidushaka kugendana unywa inzoga wowe utayinywa kuko utayinywa ukazatuma nanjye nyireka ariko amahirwe menshi nuko njye winywa nzabikwanduza ukayinywa ariko neza wahise kuti ihene mbi nawe wizirikaho inziza icyo batavuze ngo ihene nziza ariko nta n'ihene nziza ibaho ihene mbi nawe wizirikaho inziza kuki batavuze ngo ihene nziza uzirikaho imbi nayo ikaba nziza reka nkwereke hari ihene nziza uzi ubu wigeze ubona ihene mbi ubona n'ihene nziza numvise nanone undi munyarwanda zose ni ihene nabyera ngo de zose ni ihene zose si ihene nabyera ngo de ko zose ni ihene rero ntago wavuga ngo ihene mbi nawe izirikaho inziza kuko nta mbi ndabona n'inziza ndabona zose ni ihene anyway nuko nguko nyine umwenda ababishoboye bazakomeza babyageze simbizi ubwo ni igitekerezo cyawe buri muntu aba afite ukabyumva ubwo nyine nimba ari kubyumva nta kundi katubifate gutya nuko nyine ndabona n'ikirere noneho imvura igiye kudusatira sinzi ubwo nyine katugane ku musozi igihe ikintu ubwira abantu n'ahantu wari waraburiye kwa Moze Max Empire iracyariho irakora wakongeye ko nanaho izajya ariko nanaho izajya iyo umuntu urugero iyo nkoze ikintu nkabona turahari iyo nkoze ikintu nkabona umuntu kumbwira ati wenda ni urugero wenda katuvuga nko ku byacana ngo urumva ngo umaze icyumweru ngo udakora ngo urumva ngo ubuse ngo urumva ngo ubuse ubundi man ubwo babwire ko yarabwo nanaho izajya izanahora irahari nahiteze kujya ngiye kongeramo ariko paka ku mwisho tu atari ingenzi nzakabwira nyir'ubwite mpaka ku mwisho ari umuntu washatse ko iyanjye itabaho nzabimubwira cyangwa bivugiye kuri televiziyo y'igihugu nagiye kavuga ko igihe ntabwo kirahagera yego sha nyine Moze Max irahari bakomeze kutwereka urukundo bakande subscribe like comment and share kugira ngo ibiganiro bya Moze Max
Empire bijye bibageraho 5 kwa 5 5 kwa 5 ewan ko dufite n'ikintu cya dance turi kubategurira